murakoze cyane Shitani tonto umva ahantu hagiye gushya sasa aba bajama murabazi nta nubwo mvuga background yabo murabazi abakurikira sinema nyarwanda bafite ibikorwa byinshi cyane aribyo tugiye no kuganiraho kugira ngo bahereze impumbero abandi bapeti bari kuza muri sinema. Shaitani Ibirisi Bamawa Yaba boss. Shitani bitangiye basabira umugisha. Shitani oya buretse. Ye Shitani bitangiye basabira umugisha ndibaza se ni gute Shitani abasabira umugisha ubwo muso umugisha wa Shitani no umugisha w'Imana uretse gaturane uretse Shitani ibintu yongehe inyuma kwanza man ibintu uvuze inyuma ni biki sinema cyangwa se movies ya mbere movie mwakinye bwa mbere uri kumwe na tonto wabibonaga gute bro? Thank you murakoze cyane. Filime ya mbere nakinye no musore bita tonto ni filime twabonye bita Deluza ndavuga mu myaka avuzemo itwa Deluza niyo filime twabonye mu bwa mbere ariko twaje dutangira kwiyubaka mu bijyanye na action movie. Dukina umukino wacu wa nyuma. Yes, all right my people, my name is MCT and this is MPTV online. Remember to subscribe kugira gahunda zigeze kugeraho neza 5 to 5. Hanyuma nujya ku notification hirya ibintu byose uzaba twa uploading uzajya uhita ubibona direct. Hanyuma nakubwiye ngo kugira ngo mpakaze neza ujya muri commentaire ukambwira kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 in the Hard and Talent Show. Jewe nitwa T
hanyuma behind the camera muri kumwe na Maniga Rocky, behind the camera ni Rocky Lukman. Hanyuma uyu munsi nabwiye muri The Hard and Talent Show tuzajya tubana n'abantu bagize icyo bakora cyangwa se bataragira icyo bakora ariko bafite impano zihishe hirya hino kugira ngo tuzereke abanyarwanda. Hanyuma iyo tuzeretse abanyarwanda rimwe mu judginga mukavuga muti iyi mpano ni sawa cyangwa ntago ari sawa cyangwa se imeze gutya na gutya, ni mwebwe muhitamo. No mpamvu uyu munsi ndashaka kujya muri sinema nyarwanda imaze gutera imbere ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari urwego imaze kugeraho, abantu ntago bakifata nka theatre cyangwa nkuko twari tubizi kera. Ndibuka kera movie ya Mbenge narebye, sinzi nimba hari izindi zabanjeho, nakoze ubushakashatsi cyane. Movie ya Mbenge narebye yari Kanyombya abantu ni theatre niki haza ikigeragezo cy'ubuzima, abantu barayikunda, movies zisa nkaho zigiyemo gakeya, ariko ubu tuvugana ubu ngubu sinema nyarwanda hari urundi rwego imaze kugeraho, hari uburyo ki imaze guperforminga neza mu mahanga barayizi. None ubu tuvugana ubu ngubu turi no muri action movie. Man, ni byiza cyane, ni ibintu biba bimeze neza cyane. No mpamvu today navuze nti why not ntaza kureba abantu bagiye muri action movie, kuko action movies njya kuzibona njyewe naziboneye ku bagabo ndi kumwe nabo today, n'abagabo babiri. No mpamvu navuze ati sha uyu munsi ndabashaka tuganire, ndabahamagara baranyumva baranyita baravuga bati why not tutaganira kugira ngo tufashe n'abari abakiri hari hasi, tube twanababwira n'inzira ibi bintu bicamo kugira ngo bebigeze anga. Iyi ngiyi ni part 1, uzabona part 2, uzabona part 3, kuko n'abantu tuzabana cyane kugira ngo bajye badukorera ubugororangingo kuri sinema nyarwanda ariko kuri action movie. Hanyuma uyu munsi ni babiri, ndahera iburyo cyangwa ibumoso, ndachuzinga ibumoso, niyo mpamvu ngiye guhera ibumoso. Hanyuma mbaze umujama turi kumwe n'umujama nakunze kuntu actinga, ni ibintu byiza cyane. Nimba warigeze kubona Van Damme twatumuze ngo ni nyiri umugeri, kurambura umugeri nyine tu ugahagarara ukavuga uti bya so niyo mpamvu mvuga ati uyu mujama ushobora kubasanga ari Van Damme avukiye Rwanda, ntawamenya. Reka tumwuganize cyangwa se tumubazeho gatoya na ruguru yanjye harundi, ubwo ngubwo vuba atwibwire, abwire abakurikiye MPTV online ukuntu gahunda zimeze. Kwanza reka banza twibwire, tubanze tumumenye gatoya. What's up brother? Yo, what's up? Yo, bimeze bite papa? Ni cool man. Ndakubona. Yeah right, ndakubona. Chifungo ni dance. Bikomeye cyane. Mana ariko uziko mbabona muri movie nkavuga nti barakubusha gusanga niki atari ukuntu, ariko mana ntanze ari wowe bana. Kubera Imana bro. Ewan, bimeze bite? Yeah, ni cool. So mbanje kubasuhuza. Yego. Nkuko muri kumbona banki tuzari barayisa, gusa benshi bazi uza isa tonto nanjye nzi tonto. Alright. Ewan, tonto kuko iyo utaza kuvuga tonto rakwita mvuga ati nshobora kwa nibeshye. Byanze bikunze. Yama, reka tunahereze uri ruguru yacu gatoya nawe atwibwire, hanyuma kujya tubijyanire hamwe. Ndumva ari byo byaba byiza cyane ku buryo twita tuganira n'abakunzi banyu, hanyuma bintu biye neza cyane. Alright, reka tuvugane uri ruguru nawe iburyo bwanjye. Yaman, vipi papa? Yeah, papa. Uyu mukobwa wenda bizi muratunguwe, MPTV muratunguwe bya hatari. Yaman, banza wibwire bara badukurikiye of course. Yes, mbanje kubasuhuza abafana n'abadukurikiye akanya. Mbabwa ati Imana ibahe imigisha, Imana ibahe buri kimwe cyose mwifuza cyane. Murabizi amazina yanjye yitwa Ukwizagera Gaspard. Niyo mazina yanjye papa na mama banyize, ariko none murabizi amazina nkoresha. Shaitani Ibirisi Bamawa Yaba boss. Shitani bitangiye basabira umugisha. Shitani oya buretse ngiye Shitani bitangiye basabira umugisha, ndibaza se ni gute Shitani abasabira umugisha? Ubwo nso umugisha wa Shitani no umugisha w'Imana. Buretse gaturane, buretse Shitani ibintu yongehe nyuma kwanza. Man, ibintu uvuze nyuma ni biki? Man, zininde man zimigisha cyangwa nizo hefiri. Eyo, ngumva ariko buri iyo umuntu ati ngo Imana iguhimigisha, sibyo nibyo mwifuza, nibyo bifuza byose. Nkarenzaho ngo amazina nyitwa Shitani, ayo ngo nyakusha muri sinema. Ariko ntangiye byanze bikunze nuba Imana kandi ndasenga. Bifuriza imigisha y'Imana. Bivuze ngo Shitani yemera Imana. Itemera Imana se. Erigumiye ko Shitani yabaye mu ijuru, yari umarayika kandi yari umucuranzi ukomeye. Kumva ariko ntago nitwa Shitani,
amazina nyina babwiye nitwa Ukwizagera Gaspard. Iryo zina nuko nkoresha muri film kugira ngo umuntu agire icyo ageraho, naho bundi Musa ntabirenze. Ntabirenze kabisa. Abambona muri filime nitwa Shitani nyaboneka mubuza Musa ndagasore keza kitonda kaganira. Alright. Tuvugisha ukuri sibyo, ndamutse ngiye nguhaye ibyo kurya nkabigushyira ku meza nakubwira ngo ndi umunuza ndi umurozi, icyo kiryo waba ukiri Shitani arakubwiye ati Imana ibaho umugisha iravuga ati banyita Shitani. Nyamuneka icyo kintu mugitekerezeho, ariko gusa respect turabakunda cyane. Imana ikomeze kubaho umugisha kandi ikomeze kubareba icyoroshye. Murakoze cyane. Uri kubyemera man. Urumva anyisa umurozi kandi si ndi umurozi man. Oya ntago arubye man. Ako kanutemo ntago ariko ako kanutemo ntago ariko jini ayazana hano. Ako kanutemo ntago ariko ukuntu bimeze ngiye nabifurije. Ubundi aryo uhura n'umuntu sibyo wamubwira urugira akahita avuga ati Imana nyise ikintu runaka, kandi mu bintu wavuze ntago wavuzemo runaka, bivuze ngo nimba ari cyo kintu yahisemo byanze bikunze nuko yabonye ko ari cyo kintu yagize te nyamuneka nuramuko ugize ikintu mwise ntago ari ngiye bimwise avuga byo nakazi kawe. Okay, murakoze cyane Shitani tonto. Umva ahantu hagiye gushya sasa. Aba bajama murabazi, nta nubwo mvuga background yabo, murabazi abakurikira sinema nyarwanda. Bafite ibikorwa byinshi cyane aribyo tugiye no kuganiraho kugira ngo bahereze impumbero abandi bapeti bari kuza muri sinema, abataramenya uko bikorwa n'iki, hanyuma bagire umurongo bagomba kugenderaho. Hanyuma ndashaka kugira ngo mbabaze gatoya cyane, ubundi busanzwe Tonto na Shitani, reka mpere kuri Tonto. Tonto, ubundi wowe na Shitani mwahujwe na sinema cyangwa se ubusanzwe muri abavandimwe cyangwa muri inshuti? Mano mbajije ikibazo cyiza nanone nanaboneyeho no gushimira aba director bandirectinze aba support actor kuko kugira ngo acting kuri ambasha gukora biraye boro byose nuko mbikesha bo. Bitavuze ngo nza kuba ntaragize Shitani, ntaragize Astro Boy, mwagiye mubona amafilm menshi atandukanye, ntaragize benshi muri bo mwagiye mubona, ntago bira bintu nkuko nabikoze byari kubikora nari kubikora ngo bikunde, ntago bibaho. Bivuze ngo hari imbaraga runaka umwacteur principal cyangwa umuntu runaka bakeneye kugira ngo cyakira umwe mukeneye kugira ngo ari ikintu bakuriramo kuko akizane nkuko kimeze. Bivuze ngo ngewe ubwanjye ntago mbona narabashe kubikora, naho hantu bahuri n'abashitani n'abashire n'abandi benshi batandukanye guys. Kubera Imana ngira ngo mama muri kubona ko uburyo sinema nyarwanda tugerageza kuyishyira mu bundi buryo tubifashijwemo namwe n'undi wese nuriya, nibwo buryo bwiza kugira ngo duhe imbaraga sinema nyarwanda noneho tuyibyaze umusaruro, tuyihe n'icyerekezo kizima, kuko ngewe ubwanjye ntago nabishobora tutari kumwe twese muri rusange. Bivuze ngo Shitani mwahuriye muri sinema? Shitani twahuye byanze bikunze nka 2012 hafi aho ngaho, bijyanye na movie n'ahantu kwitorezaga bijyanye na sinema. Mani ni ikipe nabona ko nanjye bwanjye yakoraga, twari kumwe na Astro Boy, Shitani, Lucky G Face n'abandi batipe benshi cyane, kuko banakoraga Imana kumva isukunda na sinema. Mucamo yakubita igipfunsi nyine ukagwa hariya ukagaruka uvuga ati Imana kubona ni ibintu biri kuru byatari, kuko byibuze mu myaka wese kwa dufite iyo myaka ubu twarashaje. Bivuze tubona kera none ubu uvuga atabako ibintu byaranze kandi bari bwo biri gucamo. Ikibazo gikurikiyeho reka nze nyibaze Shitani. Tonto aravuze ati njyewe Shitani twahuriye muri sinema, twahujwe na sinema, ariko nkeka ko wenda ubu ngubu muri nk'abavandimwe kuko abantu bamaranye igihe bakorana bagira bakaba abavandimwe bikava muri sinema bikaba n'ubushuti busanzwe. Hanyuma Shitani ndashaka kukubaza ikibazo kivuga ngo ubundi muri sinema njyewe ntago mfite experience cyane muri sinema, ariko ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Sinema cyangwa se movies ya mbere, movie mwakinye bwa mbere uri kumwe na Tonto, wabibonaga gute bro? Thank you, murakoze cyane. Filime ya mbere nakinye n'umusore bita Tonto ni filime twabonye bita Deluza, ndavuga mu myaka avuzemo. Itwa Deluza niyo filime twabonye bwa mbere, ariko twaje dutangira kwiyubaka mu bijyanye na action movie. Ibyo tuvuye muri iyo myaka twahuremo mbere, tugaruka muri myaka turimo, hari filime nanone twongeye guhuramo yitwa Kamvugeho Maître Nzovu. Ni filime twakoranye neza cyane. Ndakeka ababonye episode ya 4 ndakeka muri Maître Nzovu niho twatangiriye, ahantu tuva hejuru
umugabo bita Maître Nzovu arimo aramedita anuho twongeye guhura muri iyo film nyuma y'imyaka iciyemo ariko icyo navuga Tonto n'umukinnyi mwiza, umukinnyi uhora script akayikurikirana neza cyane kumva. Ndashaka kubaza ikibazo kimwe shita, none se The Loser uvuze ko ariyo movie ya mbere wahuriyemo na Tonto, ariko ndashaka kwibaza ikibazo kimwe, nyuma ya The Loser usuvuga ngo mwahuriye muri Maître Nzovu, The Loser ubundi ni yaryari ni mu mwaka wa kangahe? Uko mbyibuka nkoze flashback, The Loser ni mu mwaka wa 2015 na 16 hafi aho ngaho cyane, cyangwa se 12. Ya urakoze cyane, ni imyaka ya 12. Urumva ko ni kera cyane, wumva imyaka iciyemo sibyo. Niho twatangiye gukinira film bita The Loser, ariko nkubwiza ukuri yuko iyo filime bita The Loser n'ubu ngubu ushatse kuyireba wayisanga kuri ku mbuga nkoranyambaga, kwandikamo Imboni Films, Imboni Filme, uyisangaho. Niyo mpamvu njyewe nabasha, kuko njyewe abantu babamenye ubu ngubu ndumva nta n'imyaka 2 cyangwa 2, I think 2 cyangwa 1 n'igice nibwo babamenye ubu ngubu, ariko njyewe nakurikiranye nuza za background zanyu nsanga mwatangiye sinema kera bro, mumboni ahantu henshi ndi, kuko mumboni nabibonyeho gutyo ukuntu mbona The Loser ni movie nziza, sinzi impamvu abantu batagiye ngo bakurikirane kuntu imeze. Ni movie nziza cyane ya action movie cyane, imeze neza byata inarangira of course, kuko niho nge navuga ati abagabo batangiye kera sibyo? Nibyo cyane. Iriya filime yatangiye kera, ariko kwa ko wenda twari turabona icyo bita ubushobozi bwo gukoresha filime ngo izamuke kumva. Niyo mpamvu usanga n'iki gihe filime itekze menyekana, ariko iyo tuza kuba twarakinye muri iki gihe turimo ubu ngubu, musangiye nkubwiza kuri iyi filime iri urwo rwo hejuru cyane sana, kuko hari amafilime twari dukina, si Maître Nzovu, hari filime twari dukina navuga wenda filime z'ibyunamo kumva, za genocide kumva, za documentary, ni nyinshi twaje dukina, haba muri Nigeria kumva, haba no mu bindi bihugu, ariko twari tukura hano mu Rwanda. Ndakeka n'umugabo bita Lucky G-Face nawe twayuriyemo kumva. Ni filime y'umugabo y'umu Nigeria kumva, yaje mu Rwanda aje gukora documentary kumva ya genocide. Yatubwira ati ndashaka abakinyi bazi ku actinga, kuko yari yabonye The Loser kumva, aravuga ati ndashaka abakinyi bazi ku actinga. Baramubwira ati ngo hari abakinyi bazi ku actinga, bazi gukina filime, ati uyu n'uyu ubashye muri iyo filime haba hahiye koko. Ariko ikiza nuko iyo filime twakoze ya documentary genocide yatwaye award muri Nigeria kabisa. Urumva ko byo gushima cyane. No kuvuga ngo hari ibintu abanyarwanda batamenya, niyo mpamvu tuba twabazana twavuga ati muze kuri screen zacu hanyuma bigende neza. Hanyuma ndashaka kubaza ikibazo Tonto nababwiye ngo uyu munsi turaciringa n'aba bajama bagende bababwira urugendo rwabo, kuko n'abatipe bamaze kugira izina rikomeye hano mu Rwanda, uretse no mu Rwanda no hanze yarwo, kandi ni nabyo tubifuriza, kuko nta kintu barakora cyahatare kugira ngo bigende neza, nicyo tuba tunakeneye. Hanyuma bagende bazamura ibendera ry'u Rwanda, ibintu bigende bimeze neza. Hanyuma ndabaza Tonto, ndashaka kugira ngo umbwire wowe na Shitani, ubundi akenshi mbabona muri crew, donc filime muhuriramo musa nkaho muri kuri kote zimwe sibyo? So ndashaka kugira nkwibaza ikibazo kimwe, na hantu urajya nk'ahantu mu director akakubwira ati none uyu munsi kuntu gahunda zimeze, wowe na Shitani ni bipfunsi po ewan ni po nugukubitana umva amenyo cyangwa iki n'iki, ariko utaragira aho nganda ndashaka kugira nkwibariza ikibazo kimwe unasobanure badukurikiye. Man, ubundi biriya bipfunsi babiri real
guys ngira ngo ku bantu mureba filime cyangwa mwabirebye ntago wigeze ubona gica ku ruhande cyane igipfunsi cyane atega ingumi ewana iranda nkayikupita fresh nkayibomora ariko nkayo nk'umu acteur bafite ukuntu agomba kwitwara kugira ngo akazi kagende neza ni igipfunsi nyine cyo gukinisha filime nanga igipfunsi cyo bwicanyi gusa kira igipfunsi kiri ruyo ntago gica ku ruhande ngira ngo mwarayibonye muzakomeza muri n'ibindi bitandukanye kuri biriya man nurizi ko mbona cya gifite kime man kiba gifite kime bitewe n'ugitera n'uburyo giteramo kuko abakeneye kugira ngo aguhe igisubizo wowe ukeneye kubona ubwo rero n'umwacteur ibyo ndi kubwira mukana waze nkubwira ngo abasupport actor bari abantu bafite akazi gakomeye bivuze ngo uriya muntu utamufite uri tayari ntago wakora ikintu ijana ku ijana nk'uko gikeneye cyangwa kugira ngo gitange ishusho ryiza abandi bakeneye kugira ngo aricyo kintu bakibonamo ari nabyo bya bintu usanga abanyarwanda bavuga ngo mwana ibi bintu badukinira se ibi boro ngo ngo ni ibitiatre stili rero reka nkwereke so kuvuga ngo wenda ngo ni ibitiatre cyane ahubwo reka nanone mbonere kuvuga kino kintu hari ikintu umuntu akora ugasanga nkanjye stonto man mbashije muri action cyangwa mbashije muri drama niba mbashije drama reka nshyira imbaraga cyane muri drama kugira ngo ngaragarize abantu ko mbashije drama bambone muri drama bajya bavuga turi umuntu kabisa kuri drama ratwika ariko nishyira imbaraga cyane muri action nkazikina butiatre ntihandi batavuga tapu bya filime y'Inyarwanda n'undi byose ni ibitiatre ntago filime y'Inyarwanda ahubwo ari ibitiatre ahubwo ikibazo abazikina bakina ibyo batabashije nimba ushoboye action shyira imbaraga zawe muri action ushyiremo imbaraga zawe zose uzikoresha na kwijana nimba ukeneye theatre shyira imbaraga zawe muri theatre were kuvanga cyo utashoboye ushaka kugiuza nta kintu udashoboye ahubwo byibuze fata abandi bashoboye ubakusanye noneho muhuze ureke ko mutabyara ikintu gikomeye kandi cya industry Nyarwanda kuko muri Cesar bakavuga ati byibuze filime Nyarwanda hari ikizere kuvuba tuzazamura ibendera Nyarwanda kugira ngo muri kubibona ko twebwe ubwacu ntago bishobora ko twarizamura ariko wowe uriya uyu nguyu nuriya dufatanyije twazamura ikirenze cy'umuntu umwe yazamura man sasa urakoze cyane nibyo abantu baba bakiza muri industry bwa mbere baba bakeneye izo experience bavuge bati hari ahantu aba bajama byagenze gutya na gutya bakagenda bumva step by step uko ntabwo twabivuga byose ngo tubirangize niyo mpamvu navuze this is part 1 hazaza part 2 part 3 muzajya mubana natwe muri Kaya Cinema ariko ndashaka kugira ngo icyo nayo nkubaje cyo kuvuga ati nawe urajya director kubwira ati none uyu munsi no gufatana na shitani mwijose wakenshi movies zose nawe urembye zanyu muri crew imwe akenshi mwafatanya nani muri gufatanya ariko nta ndabana mane mufatana mwijose ariko ntago hari imikino aho hantu buriya man byanze bikunze nandi ndumva nta hantu ndagira ngo ndwaye na shitani akenshi asanga ari kuri nuza kuri crew yanjye tugakina turi gutera cyangwa turi gutabara ndikumva aho hantu ntaho kabisa sinzi nimba shitani ari ahantu yibuka shitani ari harari cyane tunuko na reka Shitani arahaze reka hatubwire hari filime twakinye uno mujama abafite mushiki we ariko no mushiki we uno mujama ajya mu kazi agasanga mushiki twamuteye mani twanabanze twafashe ku ngufu twakozwe marini ibintu byamfuna mbi nyine tu numvaga bati fuck no bamwereka ifoto agasanga ninjye tumureze mana nyakasane niwo geze ati nimwe ngomba kumuhiga kandi mwari amahome twaramuhe bya sana ngomba kumuhiga mpaka mufashe ngomva urumva filime man filime iraryoshye nyine nuko ari iki gihe nyine byo usanga mu Rwanda filime umunsi akoze episode imwe ebyiri down no guys kusanga down nyine ya ntagikomeje nkumva ariko yari filime nziza cyane ifite content nziza kandi ifite inyigisho sibyo reka ngaruke ku cyo yavuzeho ku bijyanye n'abatubona cyangwa n'ibyo naho twifuza kujyana mu Nyarwanda wenda tutaragira shitani ngewe ndashaka ngo tugende step by step ndashaka tugende step by step twavugaga mbere
mbere. Sasa reka tujye wenda aho mwatangiriye kwereka abanyarwanda ibikorwa byanyu, batangiye kubibona nkaho ari ibikorwa bizaba birebire cyane, bizagira akamaro cyane u Rwanda n'abanyarwanda. Ndashaka kukubaza ikibazo kimwe. Twakubonye ndumva muri sinema ahantu watangiye kugaragara cyane, cyangwa mwatangiye kugaragara mwembi muri babiri, ni Maître Nzovu, yego mugabo mugufiya, hakaza iyo iza gusa nkaho sinzi uko byagenze, wenda ntago ndaza kubyinjiramo ni deep kuko wenda ubwo abari bafite mu nshingano bazi impamvu, ariko namwe muratubwiraho gace. Haza abapampe, nza kubona mu bapampe sinzi uko byagenze, mbona tonton nimba yararimo cyangwa atarimo simbizi, bivaho mbona Lucifer, mbona tonto Shitani ndamubura, sinzi ni ibintu byagiye bivanga cyane, birivanga. So ndashaka kugira ngo munsobonere ko icyo kintu ubundi byagenze gute. Maître Nzovu, first of all byagenze gute? Reka duhere kuri tonto. Kamanzi nsubira inyuma ho gatoya mani. Shitani akoze hasi anyibutse ibuye. Guys, burya kubera amavubi menshi tuba twarakinye ntago ari ukwifana, nawe mwarabibonye. Hari igihe ukina filime nyinshi cyane ugasanga nyinshi ziri gukushabuka, ariko cya kintu Shitani avuze nicyo mwemereye byeri yishyuriye kandi akazana nkamuhaho. Noneho baretse gato bishatse kuvuga ngo ahubwo mani iyo filime ndayibutsa ko irahari, hari n'indi naho twire gukina nayo, yari ishyamba irimo mukuntu, irimo n'undi mukobwa ndamwibagiwe, ashaka kuba ari bamenya. Nawe arimo cyangwa ntabwo ni ukina muri bamenya. Ninde umukobwa w'inzobe bamwita Kacha. ni kaca bivuze ngaho uwo mukobwa mani hayemo na Ketchup wari muri Shitani, ngo twagomba gutera Shitani mbana na Shire turi kurwana Shitani, kurwanya Shitani. So gusa wenda tugaruke kuri Maître Nzovu na zira filime mubona impamvu Shitani akirimo mani, tujye tuvugisha ukuri. Ubuzima busanzwe nakinaga muri Maître Nzovu n'uwo mupampi, ngira ngo mwarayibonye. Maître Nzovu iza kuza mu bintu bitari byiza byo kutumvikana hagati yabo, birangira filime Maître Nzovu hagati y'abandi itagenze neza, hagati y'abanyiri filime. Abanyiri filime ni aba filime, abanyiri filime. Gusa wenda muri aho ngaho nagize n'amahirwe nyine nza kugira ubuntu muri Igwe Media, barambwira ati guys uva ku bintu by'ubupampe ube boss. Bita mva ku bupampe nibera boss, urumva ntago naye gusubira ku bupampe kandi bari guhamagara ngo boss tonto. Ngira ngo mwarabibonye hano mwarege Lucifer, ntago bishoboka ko rero ntari gukomeza no bupampe kandi kwitwa boss tonto. Sasa cya Shitani banza umbwire man, Maître Nzovu bimeze bite? Shitani afite ibintu ushaka kutubwira? Nta byinshi mvuze muri Maître Nzovu nkuko yabivuze mugenzi wanjye. Burya kugira ngo ikintu kigere mu rundi rwego bisaba ababoss. Burya iyo boss nyiri ikintu atasizemo imbaraga, burya ikintu ntabwo kigera kure. Sibyo wenda urugero, iyo umubyeyi mu rugo atafashe inshingano nk'iz'umubyeyi koko kumva, icyo gihe ntabwo urugo rugenda neza kabisa. Ariko yafashe inshingano z'umuntu mukuru mu rugo, z'umubyeyi, man ndakeka inshingano zo mu rugo zigenda neza, sibyo? Ni nkuko nyine muri Maître Nzovu byagenze. Nimba nyiri filime cyangwa se nyiri runaka ushinzwe kuorganiza abakinnyi bitari kugenda neza, ni gute se umukinnyi yakora ibintu bizima kabisa, sibyo? Naho ibindi bya sinema musa nitanje nyine tu ni haso byasana, ariko icyo nzi ko icyo nshimira Imana nuko timu yacu iteka isenyuka. Yego, timu yacu ntabwo yasenyutse, haba tonto, haba Shili, haba Shitani, haba Lucky, haba n'abandi twayedura muri group, turacyari kumwe. Icyo mvuga noneho mwitege ibyo tugiye gukora mu misiri imbere. Machinery igiye kugaruka noneho ari machinery. Sasoze kuki biranashaka kubabaza ikintu kimwe. Ibyawe byose wa mugane hari ahantu muhurira
hari ahantu muhurira kuko mumaze kuba nka team uvuze Tonto uvuze Shili uvuze Lucky mbibutse Rafiki ni uri behind the camera nawe n'umukinnyi wa filime nawe mu tumwe nzamushaka muri The Hard and Tally Show ubwo yaticara hano ubanza ubwira abanyarwanda ko ibintu bimeze ndabahuza mwese okay no reka nkwereke man ubundi reka tujye dushima kuko bagiye bifite icyo shimura gishima kandi iyo byibuze ufite nagakorwa naka wakoze still mbanje gushima man ramuko ngo ndaki ngo DJ Face man respect brother respect wakoze akazi kandi n'ubu racyagakora ndagushimiye usanga ajya no kuri Mr X gira ngo birabishitane byose man birabishitane bitangaza byo kuzana kukimyuko ya dadu kayohereza twadokoje twose n'ahantu tuva sije kwa Mr X so nanamushima no kuba yarangastinze muri Metrens of akaba ari mu mafilme na kinya isi boosting byatari kandi yatkunzwe n'abantu uramujama ni uri inyuma ya Metrens of ubwo n'abapampe ngira ngo muzagera mubabona gusa still vuba hanga nko shitana babwiye man mashinari none wumve ngo buryo mwayibonaga mu myaka yashize none vuba hanga hiraje rero so Tonto na Shitani hari ikintu mwakomeje gukomozaho ariko nayo nyiri ku bintu bya Metrens of uyu yara Shitani yamaze kumbwira Metrens of uburyo ibintu byagiye bigenda bihinduka ariko wowe wanavuyemo ngo wowe uza kuba ahantu ujya kwitwa boss wari umupampe Shitani nawe yagiye ahantu bita mu bapampe n'abapampe nge nashaka kubavugaho numve abapampe byo byagenze gute abapampe nabo baraje byagenze bite Shitani ni filime yari nziza cyane reka mbere kuri Metrens of ya filime nziza ifite content nziza cyane kumva ariko mbe na mbere yo kumvuga kuri Metrens of no kuvuga ku bapampe reka manishimira abantu babiri cyangwa batatu umuntu wa mbere nshimira Amzos ariwe bita Mr X ni umusore cyangwa se ni director mugabo mwiza cyane ni director uzi byakora sibyo uzi byakora ni waduhamagaye muri Metrens of igeze muri episode ya 4 ati konzi ko mushoboye action mwaje tukatwika kabisa tujyayo sibyo undi muntu nshimira cyane kabisa watumye n'izina nyange Shitani ndiri ku isi yose haba muri Malawi haba muri mu bindi bihugu Zimbabwe n'ahandi hose no muri Amerika man ngiye ngubwize kuri umusaza ni salute umugabo bita nde Rocky Kimomo kirabiranya man kirabiranya Rocky kirabiranya papa wanje ewana kabisa no musobanuzi ufata ikintu akagishyira mu rundi rwego cyane sibyo kirabiranya papa wanje respect ndakubaha hamwe na Mzosi ariwe Mr X ndakubaha cyane nawe ubundi ngo bita giti nawe no musobanuzi giti no musobanuzi nawe mwabonye nimba mwarabonye Lucifer epi ya mbere yamuvuzeho cyane kabisa abagabo ko ari babiri uko abagabo ko ari batatu papa respect ariko icyo nizera yuko ndabizi ko kubera Imana ikora ibitangaza tunya duhure n'abagabo sibyo tunya duhure nabo none tutwike hashye koko kabisa koko twifuza ko twese twagera imbere nibutsa ika fashion none ibintu biri ceramic byose ceramic artwork tukakwandikira ku bintu tukakwandikira ku bikombe tukakwandikira ku myenda tukakwandikira ku biki ikintu cyose ushaka ika fashion turabigukorera nkubwira ngo turabigukora tukazana itandukaniro mu buzima bwa ubyumve nyine tuko ariko tubikora noneho muri iyi minsi ngiye kujya mbibereka neza muri filime zisanzwe none ushaka ko tugushushanyiriza ku bikuta tukaguterera irange tukagushyiraho design ku buryo umuntu wese ageze abona koko yara difference turabigukorera faranga ngahe sesha none amazu yanyu mu mazi iminsi mwarubatse inzu zirahenda mister nikubwira ngo inzu zirahenda ubyumve ariko birambabaza cyane usanga inzu yawe isa ni ya rubanda nyamwinshi kandi yaraguhenze warayubatse miliyoni 70 ingahe zawe 100 magana birababaza cyane pe ariko uramutse tugannye twebwe muri Mika Fashion akindi dukora turaza tukagukora icyo bita interior design tukakudekorera inzu yawe pe tukagutunganyiriza ibikoresho byawe byo mu nzu ku buryo buri muntu wese yinjiyemo abona ko hasa neza noneho si ibyo byonyine tukakwambika ubu uri umugabo uri umupapa uri umusore
uri umwana uri umukobwa uri shushu be turakwambika neza cyane koko tukakwambika fresh. Noneho imyenda yo mu kazi nayo ntago twayibagiwe. Ubaye birababaza cyane kuba uri umuntu ufite igaraje, ufite iduka, ufite eshansiye, ugasanga abantu nkamwe muraho murimo murakoresha abayede cyangwa abafundi bambaye nk'abashoferi kandi tubafitiye imyenda amasarubeti agezweho. Ikindi wakora waduhamagara kuri nimero zacu 0788759793 mba mfashe pause ngo muzandike, cyangwa 0788706384 cyangwa 0788330682 tukabigufashamo aho uri hose. Ushaka kwambarira ibirori, iminsi mikuru, ukwe n'iki byose bigufashamo. Yes, biba biri byiza gushimira abantu bagiye bagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Shitani yarashimiye Rocky Kimomo, yarashimiye na Junior Giti, nesinzi undi mukoboyi Mr X. So ubwo ni byiza gushimira bagufashije, of course na machinery Mr X gusa buretse gato. Yego. Si Mr X gusa buretse. Si Mr X gusa. Hari n'undi munika umuniga. Muniga witwa Max. Yarashinzwe gufata amashusho yari amafilime twagiye dukina, haba Maître Nzovu, haba na Pampe. Nawe ni cameraman mwiza cyane. Yeah man. So twanzura this sama igiye kurangira nta kintu muhaye abanyarwanda ba brothers. Serious kandi sindi kubabeshya. Sama ubundi abanyarwanda bakeneye kureba abakunzi babo bakavuga bati byibura bagakwiye kuba barakoze gutya n'iki. Ariko ku giti cyanje wenda ngiye kubikora gutya. Mwigeze kutubwira ati aba boss iyo batari gukora ibintu fresh ntabwo ibintu bigenda neza cyane. Ariko ubu tonto wenda ku giti cyawe ku ruhande rwawe utekereza ko atari cyo gihe bro, ubu ngubu namwe mutangire gutekereza ibintu biri bigger, muvuge muti none natwe wajya dushora mu byacu, sibyo? Nk'izina mumaze kugira kuko buri gishoro cyambere n'abanyarwanda mufite, sibyo? Mutangire mutekereze wenda muvuge muti dukora ibintu byacu kugira ngo bitajya bigenda bicumbajya, kuko abanyarwanda bakeneye ibikorwa byanyu bibaza ngo muri hehe bimeze gute na gutya. Mubona atari cyo gihe? Kankwereke man, bari iki kibazo cyawe ndagisubiraho nyuma, ariko buryo nzitangira muri fondation, sibyo? Nibyo Shitani yashimiye abantu bamubostinze nibyo, kuko still nanjye Rocky nyine respect muri Maître Nzovu yaratubostinze man bishoboka, ngira ngo na ba X na barabaje mu shooting Shitani yamuvuza arancabutse, ariko muri kumwibuka na Max man respect arakowe gusa. Ariko inzu mu gutangira man itangira muri fondation. Shitani, izina Shitani bari nyine muri kubona riri gutwika, riri gushwanyaguza. Twari turi kuri set ahantu hamwe. No! Man Shitani ahantu hose yabaye inyamaswa ari gukubita twika yica abaturage buzuye ahantu hose bari kureba bavuga ati man nibwo kaje kuratora abaturage bango kako man uraruje mu nguzikora umeze nka Shitani wana ngo ni Shitani nzima. No natwe bwaje twumva izina Shitani mu baturage ritangiye gutwika nako tatuzamuke tubyumva turavuga tubiga mujama izina Shitani ahubwo nigeze nagomba kujya twikisha, bivuze ngo ahubwo abaturage bamuhaye izina Shitani man respect, nubwo atari nge mwari ariko ntaga mugira ishyamba, ariko Shitani respect rirazina riri mu miti courage. Gusa none muri izi sama ikintu turarikiye abanyarwanda guys, ntago twatuje
ngira ngo urabyumva iyo ugiye gukora ikintu kiri C4 ni igisasu giturika cyane turi kubategurira ikintu cy'igisasu kimwe kizazamuka cyagera hejuru kikaboostinga igihugu cyose kigashininga kuburyo umuntu wese uzakira bazahita bajamo koko barakoze ntago ndi kwikina namwe muzabibona icyo ni igikorwa runaka turi gutegura vuba ngaha turaje tutangiye tucyamamaze muzabibona kandi muraritswe byinshi cyane muzanatungurwa na byinshi muzabona mu kuri icyo gihe mwe mu tayari gusa ubundi tubereka ibikorwa n'ibikorwa byanyu cyangwa n'aba boss nanone no gushaka aba boss so ni filime izaba irimo cyane cyane muri cameraman za editing visual comics machinery pictures MP hakaba harimo na Mika Fashion ngira ngo murabizi mu bintu by'ama fashion mu Rwanda niyoboye ni nayo yambika abantu ngira ngo muri kubibona Mika Fashion ubwo izo company zose umve ngo ziri gutegura ikintu cy'igisasu kimwe muzarya makavuga ati guys aha hantu mwarakoze Shitani Sam ufitiye cy'abanyarwanda muri Sam y'ibyo mfite abanyarwanda ndakeka mugenzi wanjye yabivuze hari byinshi turimo turategura byinshi cyane kuko abenshi baravuga ati ntabwo mugiduha product nziza seko twabonaga muri Metro Nzovu twabonaga mu mapampe byagenze gute kumudagikina kumva ariko muhumure nejo bundi kabisa sigiye kirekire tujye kubaha icyo bita filme ikoretse tujye kubaha icyo bita ikigwa kumva kandi ikindi nkuko yabivuze mugenzi wanjye dufatanyije na Mika Fashion ndetse mugabo wita Lucky G-Face ndakeka nani uri kuri imbere ya kamera hano kumva nabazakinamo cyangwa se azagaragara muri iyo filme ni filme yanditse neza ni filme imeze neza sibyo icyo twabwira abanyarwanda rero tutabafite ntacyo twageraho murabizi ko mabwe abanyarwanda ni mwebwe mutuma tuzamuka mwebwe mutuma tugera kure cyane sibyo nakoze igihangano filime yanjye koko ndimo ndateganya gukora nanjye ndimo gukora filime yanjye ku ruhande ni filime nziza ni filime isekeje ni filime drama ariko uravuze ngo ishekeje uranyibutsa nabonye waragiye no muri comedy muri comedy naho ndimo nkorana kwa Patino umva aho segwa ko umukinyi aba ngiye mfata nko umukinyi yawe aba moment actor no umukinyi wisanga muri kimwe cyose koko nibyo buri munyire tuni ariko icyo mvuga nyaboneka mwitege izo filime turimo turategura kugira ngo filime nyarwanda tuyikure ku rundi rwego uriho sibyo tuyizamure kuko urabona abatubanjirije muri sinema nyarwanda hari icyo basize tugomba guhindura haba muri action movie haba muri drama haba no muri comedy kuko twifuza ko filime nyarwanda ira ku rwego tumere nk'abindi bihugu byateye imbere hari Nigeria hari Kenya hari America kumva ni ibihugu byateye imbere muri sinema impamvu filime nyarwanda zitatera imbere ngo nizihe rero nuko tubwe tuyifata nkaho ari comedy nyine sibi ari comedy ariko nitubifata nkaho atari comedy tukubafata nk'ari filime ndakeka filime nyarwanda zari ku rwego kumva kandi zatera imbere ku buryo nifuza ko hano muri sinema nyarwanda cyangwa se mu Rwanda hazahava bakteri abakinnyi bajya mu bindi bihugu arakoze Shitani cyane twanzura tunagenda nabwiye ngo ni part 1 hazaza part 2 na part 3 abagabo tuba tubafite babahari anytime unakeneye kubabaza icyo ushaka cyose nakubwiye ni muri commentaire hari hasi hanyuma twanzura Tonto na Shitani Tonto wenda ngiye ku ruhande rwa Tonto hari umwana ukureba uzamura umugeri akakubona ukubita igipfunsi akakubona movinga nuza zawe nyine move zawe rwanuka akavuga ati wow bira bintu ni byiza bira bintu nabimenya gute bira bintu nakurikiza iki kugira ngo mve kuri urwego ngere kuri ruriya cyangwa se nge nakunze action movie so akavuga ati nabigenza gute nta kindi abakeneye no kugira ngo wowe mubwire ati ukeneye move imeze gutya ukeneye kuba wareka ibi ngibi ugakora ibi ngibi
sobanurira nk'umupeti buri hari avuga ati ngiye sinema yanjye ndashaka kugira ngo ibe nko ku rwego tonto cyangwa ngendere mu ntambwe za tonto nahageze wenda nzanamurengeho cyangwa se bizagende ukundi ndagira ngo usobanurire bari abadukurikiye uretse gato ukiri aho ngaho mani undi ari filimizi ebyiri tugiye kubategurira cyangwa vuba ngaho nazo zizaza nyuma y'iyo ngiyo ariko ni filime zizabustinga ko zo zireza ari international nta gihugu na kimwe zitazageramo gusa nazo tuzazanya tubayiza amakuru yabyo vuba ngaho ariko wumve ngo zo mani noneho shitani mwaririmbaga mu Rwanda bagiye gutangira n'ahandi bavuga ati shitani bijya kuko yanatembereye yuri indege so murakoze cyane gusa wenda reka mwereka abapeti inama nabagira guys buri kintu cyose n'uguhozaho ntabwo uzagenda utekereza ikintu mu mutwe ugende wicare mu rugo ngo kizane cyane ukeneye umwitozo ukeneye guhozaho menya se ushaka gukora iki icyo kintu ushaka gukora ugera gukitoza buri munsi buri gihe usubiramo byanze bikunze cya kintu bizarangira kikugiye mu maraso kandi ugikore perfect 100% nka wa muntu wenda ushobora kutagikoresha 100% kurenzaho ariko byibuze wagikora kurenza uko watangiye umeze bivuze ngo wowe wicika intege ushaka kubigerageza winarambirwa focusinga kuri cya kintu umva kukeneye giha umwanya nani stop ukomeze ukihata man uzaboostinga nawe ku bigutakeka ko uzaboostingamo man kuri party ya shitani nawe hari ukuntu shitani yamini ya shitani hari ukuntu afiringa niryo zina ngo ni shitani twatubora abahetse inyuma hariya imisatsi bagize ukuntu iki byose shitani hari umupeti uvuga ati shitani ariko se buriya kuki njyewe nimba uri shitani kuki ntaba diamond nanjye mfate diamond ibyo byose ntekereza ko biri muri combination imwe shitani kwanza ariko ubundi shita wabanza ugakubita cya kintu ugira ngo kintu bagerageje muga bagerageje murakuze cyane ura n'umwihariko wanjye nkoresha muri filime sibyo ngaragayemo ariko ndakeka ubutaha nazabikora icyo navuga ku mwana ureba filime nyarwanda akifuza kuba nka shitani akaba afite impano yo kugera kure muri sinema yatugana sibyo kuko turi gusaza turimo turava mu nzira dusaza rwumva abo bana bafite impano nibo ba Rwanda rwejo muri sinema nyarwanda sibyo ikindi navuga nanone ndashimira reka nshimira cyangwa se mvuge ku bantu baba hanze sibyo baba diaspora batarebye zira filime zacu ntabwo twamenyekana mu bindi bihugu bari mu bantu twubaha cyane bari mu bantu batuma nanone tumenyekana sibyo ba diaspora bahanze n'abanyarwanda bahanze ariko twubaha nabo babona ibihangano byacu sibyo icyo navuga rero nyaboneka mubwe muri hanze aho ngaho mutubera abambasaderi kugira ngo filime nyarwanda zigere ku rwego rurenze urwo twifuza kugezaho sibyo natwe ubwacu abanyarwanda tutisize dushema imbaraga kugira ngo filime nyarwanda yacu zitere imbere ikindi abadiaspora ndabakunda cyane man arakoze shitani tunasoza turi gusoza wenda nabwiye ngo nzababagarure bano bagabo undi munsi noneho tuvuge tuve kuri cinema direct gutya tuvuge noneho lifestyle yabo ubusanzwe kuko tuzanatimbera no muri quartier zabo turebe uburyo biberaho iki byose uyu munsi nabahamagaye ngira ngo tuganire gutya nabahamagaye ngira ngo bigende gutya hanyuma dusoza turagira ngo shitani agire icyo abwira abamukunda n'abamukurikira umunsi ku munsi hanyuma avuge naho bamusanga umukeneye rega hari igenda abantu bagira ngo wamugana mwibera no mu kuzimu kuko umuntu ni shitani aba ku isi umuntu aba akeneye kugira ahantu yamusanga so shitani bwira abadukurikiye hanyuma naho bagusanga nuko gahunda zawe nyine umuntu agukeneye yakubona tu murakoze icyo navuga wenda ku bafana banjye abakunda ibyo nkora cyangwa se abatabikunda nyaboneka n'umwuga wanjye nibyo nahisemo ariko abanshyigikira Imana igibaha imigisha hano mwansanga rero mfite channel yanjye
wandikamo shitani filme, wabona utambonye ukandikamo filme shitani agasobanuye Loki, kirabiranye. Nyaboneka munshyigikire, murabizi ko nshoboye sibyo nimwe bw'umutuma tugira ku rundi rwego. Nyaboneka rero mugira icyo mwahindura kuri sinema nyarwanda, tuje tufatikanyije kugira ngo tugere kure. Icyo navuga ku bashaka wenda kunshyigikira no kumfasha kugira ngo YouTube channel yanjye boosting igere kure, kuko murabizi ko nshoboye, nabaha nimero yanjye ni 0788 05 92 5 49. Nyaboneka mumfashe kugira ngo nanjye ngire icyo ngeraho mu bikorwa byanjye, kandi ni mu bikora neza Imana izabafasha, Imana ibarinde, Imana ibahe ibyo mwifuza byose. Ciao ciao, murakoze. Yaman, hanyuma na tonto mu magambo make usozo ugenda mbwira n'abanyarwanda aho bagusanga, turagira ngo bwire n'abanyarwanda ukuntu bakubonamo abagukeneye tu. Murakoze cyane, kanongere mbashimire kuko kuba bafite byonyine bwabyo ni by'agaciro kurenza ikindi kintu cyose. So ku bantu bankurikiye cyangwa ku bantu bakunda kureba ibyo nkora, ku bantu benshi bumva bifuza kuba baguma kunkurikira cyangwa babona ko mbasha, guys, wowe ubwawe nkeneye umusada wawe. Nyereka kuko nimba unkurikiye, kuko nimba ufite ubwo bushake, cyangwa kuko nimba ushobona ko ari icyo mbashije, bingaragarize. Likinga, comment, unasharing, cyo ntukibagirwe. Gusa nanone kuri Facebook, Instagram ni ya mazina Uza Isa Tonto, ni kwandika mu Kinyarwanda gusa. Naho ubundi guys turabakunda cyane, kandi mukomeze mudushyigikire. Abantu bifuza kungaragariza urukundo, so nimero yanjye ni yayindi 0788 474 054. So murakoze cyane kubw'ubutwari bwanyu. Ciao ciao. Yaman, barakoze cyane abatumirwa b'uyu munsi. This is MPTV online. Nge nitwaga MCT, behind the camera Maniga Rocky. Reka mbabwire ko ufite imana itandukanye yari yose, wowe reba hasi urabonamo nimero zacu, twandikire kuri WhatsApp, Twitter, Facebook, tuwaduhari MPTV online. Hanyuma cyangwa nge unanye nge nitwa MCT, Instagram, Facebook, hanyuma kuri WhatsApp nkoresha 0788 24 15 Reka tuzongera kubona na when God wishes. My name is MCT. I'm out. Twifuza ko twagera mu rundi rwego rurenze uko tubwe twibaza na kamera video take. Ndabashimira cyane kuba mubana natwe kuri MPTV online. Remember to subscribe, gahunda kugeraho gahunda neza cyane 5 kuri 5. Hanyuma notification hirya kugira ngo ujye ubura update nyine ku nkuru zacu. Hanyuma nakubwiye ko commentaire ni impakazi.